murasinziriye mwese n'ugukubitwa ni kipigo tena kariko nta bakinnyi. There is no investment there. Icya kabiri experience. Pavel Nzira yirego yavuga ngo niba barandoze uri kumva mentality haniri ngo baro yaje nyireba ngo ndayiproteja ngo sinzi ukuntu nayiswase ngo banza ngo umurira mukinnyi ngo afite ngo inyenyeri ngo yahatari uri kubarira detail yo gufata baro wa protege iri mu nguni to catch the ball garde wa equipe nationale nka Congo Brazza mu marozi. Are we at the level of that thinking muri iki kinyejana seriously? And the people are there. Nibyo nepo ibazaga ngo president ngo ntiyaje ngo nde ngo ntiyaje abandi ngo nde ngo ntiyaje ngo twasifuriwe nabi. No way. Kigali Rwanda wake up, turasinziriye, turi muri details idashinga, turi mu marozi, turi mu misifurire idashinga, turi kuri kamarade, turi ku tuntu tudafatika, twarasigaye abandi bageze kure. Guys, wake up, twige. Nta mupira dufite Nyarugenge, ndabikubwiye na piramide ntiraza, ariko ndakubwiye it will be the same story until dukize ibirenge hasi tukiga. Nta mupira dufite Nyarugenge, tureke kubekenya ngena amashuri. Ariko ikindi kintu Rayon Sports yakoze ngiye nabonye gishano kuyikurikirana muri championnat cyane abakozeho muri iyi mikino ibiri bakinnye na Singida ikipe Athletic kuriya nta kuntu bari gutegura saison winjira muri saison burya muri pre-season nepo ni ikipe ikora cyane ku kijyanye na physique imbaraga ntizikorera kuko iyo binjira muri championnat bakora mu buryo bwa tactique na za technique ariko physique bayikora muri kuri kwezi kubanziriza saison aho kugira ngo babikore gutyo bamaze ukwezi n'igice nta mutoza wongerera ingufu abakinnyi bafite. Rebitsa yaragiye bamaze ukwezi n'icyenda kubaza nta mutoza ibaza kugira ngo umuzane waramaze kwinjira muri saison uri gukina ijonjora rya kabiri rya Confederation ku ikipe nka Singida ariko bazanye mwambari serije uko kwezi n'igice hari harabuze umutoza ushaka kuza gufasha abakinnyi kongera imbaraga buri ushaka kubutari kubibona n'ubu ariko bizabakoraho binje muri championnat neza izo mbaraga batongereye icyo gihe cy'ukwezi n'igice kandi bagomba kuzongerera ni ikibazo nyine gutegura saison n'ikibazo gikomeye cyane. Mwongereye ikintu cy'amasegonda 30 kw'ibyo rigana navuze nge ntatinyuka no kujya mu bya technique mu kibuga kuko sindi bujye kubwira umureyo ngo urabona byagenze gutya kuko Singidira barusha impande zose ikibi kubwira uri gusimbuza uri Rayon Sports ushaka igitego cya kabiri abasimbura bazanye b'ikipe ya Singida barimo barakurusha hano no hakurya icyo bisobanura ni uburyo nk'ubu Singida nakunze discours yavugiwe ahanga nyuma ya match bari kubaha bya bihumbi 10 babagenera bitanu byuko 10 byuko mwatsinze umukino n'igitego kibarirwa ibihumbi 5 by'amashiringi babaha ibitego bibiri ubwo ni ibihumbi 10 by'amashiringi n'insinzi ibihumbi 10 barabwiye ngo turacyafite urugendo rwo kugenda kuko bakuru bacu hari aho badusize dukeneye kwinjira muri uwo mujyo twe nka Singida byavugiye kuri stade. Icyo mvuga ni kirero twe ntidutegura dukeneye kubanza kumenya dukeneye iki dushaka iki mupira wacu muri rusange si ku ikipe ya Rayon Sports gusa. Ekipe yari yabanje mu mukino banza yahinduye umuntu umwe yazanye Idrissa Diomande avanamo Keke ubundi rundi ruhande rwarimo Maruf Chake attack yari iriho na attack yakuyeho mu wakumorso Malanga ahitazana uyu musorere Rupia Elvis bivuga ngo defense yegereye kwa kundi Cuku na Anthony Turabi iburyo Ande Cyril Kofi ibumoso Nixon Kibabage Clement hagati ni hari Dabibu Idigego ndetse na hari Daucho imbere Kratos Tota Chama ubwo abandi nabo navuze baba winga ku ikipe ya mutoza Miguel Angel Gamondi wiminduka avuga ko yazikoze mu buryo bumeze buryo yaravuze ati nyuma yo kuzana mwaku muri match ibanza Kigali ntabwo yanyeretse ibyo namwifuzagamo konsigne namwaye ntabwo yazikoze konsigne amusabaga nizihe nibyo urumwataka do point ariko abakinnyi batatu mukinana imbere nje ntabwo nkoresha aba bakinnyi Maruf Chake na Keke nk'aba winga typique imipira yo mu mpande turuka kuba fullback niyo mikinire ya Miguel Gamo niyo munabyibuka no mu ikipe ya Yanga Aziz ke arijyana muvanaga ku Rwanda akamuhengeka ku ruhande yabaga shaka iki ndashaka ko muza kuba benshi mu rubuga rw'amayina mutaktinga nk'abawinga kuko kuvuga ngo imipira turayigaburira umuntu umwe ariwe Clement Muzize cyangwa se Prince Dube ari nayo mpamvu Kofi yavunitse yisanze mu rugo mwenda kandi none reka nkubwire kugira ngo uhite ubyumve Kelvin Kijiro amusimbuye yagerageje uburyo butanu n'imipira 5 yo mu kirere bakarisha nyarazi witwa ko yasimbuye Kelvin Kijiro poto muri cyane uri kumva abarazamuka uwitwa Nixon Kibabage yahinduye imipira 5
yashoboraga kuba yabyara umusaruro dore icyo rero bakora baravuga ati kubera ko twizera abo bakinnyi bacu bo mu mpande nkeneye n'abakinnyi barenze rutayizamu ubwo barenze umwe muri box namwe arabibonye Maruf Chake ni umukinnyi iyo yazamutse kibabaga ahita doropinga muri box kujya kunganira Elvis Rupia ndetse ni nako bigenda kuri Diomande ari nacyo cyananiye Keyeke Rupia mwabonye uko yatatse umupira w'igitego cyo kwishyura anizerera Miguel Gamondi mu kintu kimeze gutya niba rutayizamu bivuga ngo ni wowe abadefanseri babiri ba Rayon Sports bacunze uwitwa Yusu Dianye ndetse na n'uyu musore Rushema wowe nusohoka byanze bikunze ntubura umusohokana bivuga ngo nusohoka ugana kwa Diomande murabisikana wajya muri box Maruf Chake nawe yamanutse yagiye muri wa mwanya wande wa Rupia Rupia yakiriye umupira ahita amera nk'uwidetasha muri controle ahita awusubiza Diomande wamuzengurutse ajya muri position yo kureba izamu niyo mpamvu mwabonye umuzamu wa Rayon Sports yaranyeganyeze gusa igitego kijyamo abadefanseri banamukingirije ariko nta n'umuntu n'umwe bamaritse icyo kibi igitego cya mbere icya kabiri cyo n'umupira muterekana icyo tuvuga muri make imibare y'umutoza muri mu mpinduka yakoze mu kibuga byaganishaga mu mikinire yabamishye ku ikipe ya Rayon Sports n'abarigani barabigarukaho n'ekipe dusanzwe dukurikirana ubwo nahereye kuri adversaire ku byo nagiye mbona n'ibyagiye bivugwa n'uburyo ari mwiza ikindi kintu cyagoye ku ikipe ya Rayon Sports ni taye twagiye tubigarukaho turavuga tuti Mediane ashobora kuyarinya buri kimwe cyose ariko Rayon Sports iraza kujya biyoburije rimwe na rimwe yo gushukwa na Singida kuko Singida ntabwo twanabigarutse na Zandani bitubwira byibuka ntabwo ikina umupira wo guhererekanya ngo baryoshye cyane imipira yabo bayinyuza kenshi mu kirere ariko bakacungira no kuri abakinnyi bo mu mpande kubera ikibizera taye abakinnyi baba defenseri babo aba miliere kiperateri babiri hari Daucho na hari Dabibwego uyu mwana afite uruti ruto ariko ni muremure nureba na Maruf Chake na taye yabo ntabwo yegeranya na taye abakinnyi bari Anthony watsinze igitego mu defenseur muremure uri kumva icyo kintu rero cyaragiye kigora cyane ikipe ya Rayon Sports mu kwarinya umutoza nawe yari yashyizemo ya defense yabane azana kabange kabiri niwe nashakaga kugarura kuri Reagan system yarayihinduye akina 4-2-3-1 nibyo 4-2-3-1 niyo system yakinnye ni nabyo abariyo bifuzaga bavuga bati defense iyo system batatu ntago tuyikunda ntago imenyerewe ntaki no mu Bwongereza biba byacitse ariko no kimwe system nziza abantu bumvikanagaho kuki byagenze bite kugira ngo nayo ntimuhire aze gutsindwa mbo icyambere abantu bamenya Zandani zihamenya ko uyu mutoza iyi match yayihaye abakinnyi ekipe yose igira iyo bita navuga ni nk'intebe y'abasenior bicara bakagana n'umutoza niyo modo ya coaching ubundi ku batoza bizerera nyine mu kintu nyine cyo kugira interactions n'abakinnyi ntabwo wafata abantu bose ufata just some leaders muri bo none mukaganira mukagira uko mwumvikana kuri match yarabizi ko iyo frustration ihari muri group batishimira gukina abadefenseri batatu na wing back cyane ko abenshi nyine batabitojwe naho bagiye banyura batagize umwanya uhagije wa pre-season batagize umwanya uhagije wo kwipratika kubizana muri competition rero bikabagora nawe yarababwiye ngo reka noneho mbahereze amahirwe mwebwe nk'abayobozi ba bagenzi banyu mwebwe mupange buri wese apange 11 ngicyo ndi bukore nka coach ndi bufate umukinnyi mwagiye muhurizaho mushyire mu kibuga yahamagaye abakinnyi bane yahamagaye Yusu Dianye ahamagara umukinnyi witwa Serumogo Ali Omar ahamagara umukinnyi witwa Emery Bayisenge ahamagara umukinnyi witwa Sefu n'abakinnyi bane abo bakinnyi bane baricaranye buri wese apanga 11 beza yemera bahuriza kuri ekipe yuko igomba gukinisha abadefenseri bane twabonye kuriya yari ipanze nta n'umwe uvuyemo abenshi niko bari bayipanze umukinnyi bari babanjemo umutoza yahinduye n'umwe wenyine ni umukinnyi witwa Tony Kitoga abandi bakinnyi bari bashyizemo Basane naho ngo umutoza yaravuze ngo mu ikipe mwahurijeho kuko yarayiberetse nyine wowe washyize uyu mwizamu kabiri uyu gatatu uyu byose bari babihuje ariko ahangaha kuri Basane ndahindura nshyiremo Kitoga kandi Kitoga yagize match nziza
ikindi kintu Iyo ni kwa decision Basane nayo y'umutoza. nabigarutseho buriya ngo kuri match ibanza hano i Kigali yagizemo akanoke yagizemo kuko turi no ku myitozo barabitubwiyeho numva n'abayobozi bamwe na bamwe barabizi ko yagizemo akanoke wenda ari ubundi buryo wazabikora ariko nge itsindwa rya Rayon sindi buvuge rwose n'ibintu byinshi sindi kubira mu mipangire sindi kubira mu kuvuga ngo Paveri turaza kubigeraho ngo yakoze ikosa ryatumye batsindwa igitego cya kabiri ahari yatarikora Rayon Sports gifite kimwe yari gushaka icya kabiri kajya imbere ya Singida isezererwa rya Rayon ndibona mu byiciro bibiri icya mbere dufite ikintu mu Rwanda kimaze kutujyamo kitari cyo icyo bita fluke public perception ni ikintu kidafite fact kidafite evidence kidafite aho gishingiye cyo kumva ko tuzi umupira abandi bantu bari munsi yacu kandi nyamara nitwe tutawuzi none kitwereka ko tutawuzi nuko noneho no kuba tudashaka kuwiga ni ikimenyetso cyo kutawumenya nukuvuga ngo igiprove 100% ko tutawuzi nuko tudashaka kwigira ku bandi urimo uravuga abandi abafana twese abayobora umupira the industry IU ababarizwa mu mupira twese the industry y'umupira turahuze cyane dugijwe n'ibintu bidafite akamaro bikafekta Rayon byafekta the whole industry y'umupira mu gihugu bani yose Rayon iba victime nkuko na Aperi ba victime nkuko n'amavu ba victime nkuko n'amavu y'abagore ba victime nkuko n'abana under 20 ba victime kwese ndagwa fact Tanzania turi kuvuga uyu munsi wa none ikipe y'aba Young Africans yakomeje muri round ikurikiriza kina n'ikipe ya Silver Striker ikipe yabo ya Simba Sport Club yakomeza izakina n'ikipe yitwa Nsingizini Hotspurs Simba yanganyije nubwo ifite ibibazo by'abadafite umutoza ariko yakomeje ko yaretsindiye hanze ikipe yabo ya Azam FC izakina na KMKM yo muri Zanzibar izakomeza kuko yatsinze 2-0 oya nuvuga ngo Azam yasezereye Imbere imwe yabasare yakomeje ubwo nayo KMKM yo muri Zanzibar buriya nacyo ni igice cya Tanzania nuko gifite ubwigenge bucagase niyo bazahura kugira ngo byumve nka Sare yarambwiye ngo tuzakina na Azam ariko izadutsinda yari yabatsindiye wabo 2 yabasubira ibindi 2 kubera uburyo yayibonye uburyo ikintu yambwira ngo nta cyakorwa ngo tuyitsinde noneho Singida Black Stars iyi yakwemore izakina na Flambeau du Centre y'u Burundi yakwema ikipe ya Al Akdari yo muri Libya Flambeau du Centre iyi Flambeau du Centre y'u Burundi hari amaframbo menshi murayizi Flambeau du Centre Flambeau d'Oreste na amakipe yashinzwe igihe cya nkuru nziza ameze nk'ibintu byo gushyiramo abana mu makademi b'abarundi bakagenda bazamukira yari barakoze ikintu gisa nko gukwirakwiza umupira no mu byaro n'ahantu henshi hagiye hatandukanye kuri iyo muyobozi wa federasiyo yakoreye pre-season muri Afurika y'Epfo ikipe y'u Burundi yakoreye pre-season muri Afurika y'Epfo byandi tujya tuvuga pre-season twanyu tw'ibintu mwita nk'inkera z'abayiza abandi ngo Rayon Sport Day mugakina akamace kamwe muribeshya. There is no competition there. Just go somewhere, fata ukwezi, gira match 6, tegura prepara equipe, bibe serie, kora investment z'abakinnyi ariko rukiri ku mupira wa Tanzania utubwira amakipe yabo. Amakipe ane yose kandi afite amahirwe yo kwinjira mu matsinda noneho. Simba ifite chance. Azam yo twabonye kizarasi ikipe yitwa KMKM muri Zanzibar, ni ikipe ya Flambeau du Centre Singida ishobora kuyirasa. Uzi icyo bakoze twe tudakora impamvu turi mu matiko none icyo rigana vuze tugikurikizaho ikindi kintu urabona bageze ari amakipe ane ni inshuro ya kabiri baba bageze bakoze icyo kintu baragikoze ngira ngo mu myaka 2 ishize Simba na Yanga nabwo ziba ziri mu matsinda ya Champions League murabyibuka na Mungo na Zamu nazo ziri mu matsinda ya Confederation ifite tier uzi icyo bivuze abantu bashobora kwinjira amakipe ane mu matsinda ubwabyo kuyinjiza ane abiri muri Confederation ya Champions League bayishyira mu makipe asora amakipe ane kuko yageze muri champion 12 za mbere ku mugabane nyamara dukunda kubivuga iyi kipe ya Yanga yaciye ibintu 2017 Rayon ijya mu matsinda yari ku 2018 yari ku itsinda iyi Aperi tujya tuvuga yatsinze 2-4 ikipe ya Simba demi finale